uyu yanditse ati Uwiteka duhire nagize amahirwe nzungu avuga ku mihango y'abakobwa. Umukoresha wanjye arembejwe cyane nayo, arava cyane bikabije kandi akaribwa cyane ku buryo iyo ayirangije biba ngombwa ko aterwa amaraso. Uyu nawe arandika ati muraho neza Uwiteka wahire mumfashe mumbwire uko wavura kutituma ngiye kumara ukwezi byaranze kwituma mumbwire n'icyaha kibitera. Murakoze. Kibitera rero ni impamvu nyinshi, inzara, amatana n'udukati twa capati twabigutera. Uyu ati Uwiteka duhire iyo ufite imitsi yipfunditse mu mfundiko z'akaguru ukoresha iyihe regime? Ukoresha regime ukagira n'imyambarire. Iyihe regime? Regime irimo tungurusumu idatwite, ikabamo seleri idatwite, ikabamo karoti, ikabamo amavuta yera n'ay'ibihwagari ukayanyuranya, ariko ukanambara n'imyambaro itagufunze mu nda kandi idakonje ku maguru. Ubwo bivuze ngo amapantaro ntarimo, amajipo magufi ntarimo, yayindi y'imyuka ntabamo. Aya maraso azamuka ava mu birenge aba agomba kuzamukana ubushyuhe kugeza ubwo azagera mu kiziba cy'inda atari yagera ahagarara. Uwiteka wahire ese utwite amezi 2 ukagira ikintu mu muhogo gitangira umwuka wamira kikabitangira wakwifashisha iki? Icyo gihe umuntu aba akeneye fere no kurya ibintu byose bikomoka ku mboga no ku mbuto akajya binyuranya, akanywa imitobe y'imbuto zigera muri amoko 4, akanywa none se ko bigiye ko habaho ababyeyi bagerageza uko bashoboye kose ariko abana bagapfapfana baba barabitewe n'iki? hari ababyeyi bagerageza, nanjye ndabizi, ariko reka mbwire imvugo rusange y'abarezi ba none, babwire ngo murarenganya. Impamvu murenganye ni iki? Imirire iriho none hari igihe murya imirire idatera icyo bita interegite zihuta, ubujijuke bukaba butinjira vuba. Iyo ni ingorane ya mbere. Icya kabiri ni uko mutazi, abenshi mufite ingorane yo kutinjira mu kubyara mwaramenye icyo bita edikasiyo prenatale, gutegura umwana akiri mu nda. Gatatu, abenshi mubyibuka ariko byasheshe, mugazibuka umwana ari kujya ku ishuri akaba ari gutangira kumurera cyangwa ubonye atangiye gutera amakenga. Kane, igihe turimo none abana babana n'ababyeyi babo gake, yarangiza ubwo ni ukuvuga ngo bamwe bajya ku ishuri abandi bakajya ku mirimo, bigatuma abana batabona ababyeyi. Noneho umwana kuko agira ibyo bita karagiteri imitateri, atabona ibyo yigana akabikirara. Rero bisaba gusengerwa, bisaba kubyitaho no kubitegura hakiri kare, dore ko iyo umuntu yabyiteguye n'iyo byanze ntabwo Imana imubaza. Uyu yarabaza ati mwiriwe neza, ndagize ikibazo ku kigo cya Nzungu, none se yatubwiye ko tuba nk'ababyeyi bacu, none nk'umuntu ufite ababyeyi bose ari abanyangeso, umwana wabo izo ngeso zikaba zaramwangirije akaba ashaka gukira ariko bikaba byaranze, mwamugiriye ihe nama? Inama ushaka gukira ariko yari abishaka ntabwo byanga, ahubwo kubimuhambira atarabishaka nicyo kibazo. Kubitewe n'iki? Mu mutima twagize amahirwe yo kugira ibyanditswe byera, ni ukuvuga ngo buno iyo ababyeyi batunaniwe tugira amahirwe yo kugira Imana aho data wa twese akaduha inama, tukongera tukagira umubyeyi witwa itorero ryiza. Iyo dufite itorero ryiza n'Imana nziza, tukayoborwa n'inyandiko, tutanoneho turwana n'ihererekanyamurage, ariko tuzi icyo turwana nacyo. Ntabwo tuba tukitwaza icyo ababyeyi bacu babaye cyo, kuko benshi nabo babaye ko atari uburangare, ntabwo babaye ko ari ubushake, ahubwo babayeho bwo kutamenya. Rero kubw'ibyo haguruka urwana intambara ya kigabo, kuko buno iso ashobora kuba atari mwarimu wowe ukaba uri porofeseri, iso ashobora kuba atarigeze atwara imodoka wowe ukaba uri shoferi, iso ashobora kuba atarigeze ajya mu ntambara wowe ukaba uri generale. Mbese hariho imyanzuro umwana afata nyuma nawe akigeza ku ibyo bigezaho. Ikindi kibazo kirabaza kiti ikibazo ku kigo giheruka, ufite umugore akaba ingare akakwandagaza agashaka kukwica, wakora iki? Yego, yaba kino kibazo yaba narindi gukeka ko ntari kukibazwa na nyiracyo, kuko hari abantu bavumba inkuru.
ushaka kukwica nta kindi ajya akorerwa uretse guhunga tuhangana nawe ngo urwane ariko kuba ari ingare ashobora kuba ari ingare nawe uri umunyamahanga yarangiza ibyo iyo mwamaze gushyingiranwa mu gitabo cyitwa intekerezo mico n'umuntu mwamaze gushyingiranwa mukunda nawo gukunda ahubwo ari ingeso zinaniranywe wowe rwa rukundo rurihangana urukundo rutwikira ibyaha byinshi urukundo ruriyumanganya ntirushaka ibyarwo usigara umutunze nk'utunze ingorane ariko ukamenya kwikingira nk'uko umuntu abika umuhoro mu nzu ntawe ukandagiremo byarangiza ubwoko bw'ibyo rero kwihangana kwawe gusenga kwawe kuzatuma ushobora kwihanganira ingeso ze mbi ntabwo bakubwira guhinduranya abagore nk'imyenda ahubwo usabwa kwihangana nk'intwari uyu arandika ati uwiteka abahire ese utwite amezi 2 ukagira ikintu mu muhogo gitangira umwuka wamira kikabitangira wakwifashisha iki icyo gihe umuntu aba akeneye fere no kurya ibintu byose bikomoka ku mboga no ku mbuto akajya binyuranya akanywa imitobe y'imbuto zigera muri amoko 4 akanywa imboga z'amoko 4 akabikoresha amavuta ya iron y'ibihwagari kugira ngo vitamine C ye ikore neza mu gifu cye cye kuzamura umwuka mwinshi ko muri ayo mezi umwuka mwinshi uzamuka mu gifu bitewe no kuba harimo umuriro mwinshi bigatuma akunda kugira akantu kameze nk'akanyota k'icyaka mu muhogo hakunda gufatana rero ibyo nibyo bimara iyo nyota uyu yanditse ati uwiteka duhire nagize amahirwe nzungu avuga ku mihango y'abakobwa umukoresha wanjye arebejwe cyane nayo arava cyane bikabije kandi akaribwa cyane ku buryo iyo ayirangije biba ngombwa ko aterwa amaraso njya nkeka ko yaba yarahumanijwe ariko simbizi mumbabarire ubivugeho nzungu ndabinginze andangira umuti indwara irebana no ku byo bita trouble hormonale umuntu ashobora kugira imisemburo myinshi ikaza ariya kigabo iyo impinja yagabanutse umuntu yaba yararemetse atyo umuntu yaba akunda amasukari yaba akunda imikati yindi y'amafarine amasukari akaba menshi mu maraso bigatuma imihango igira icyo bita perturbation noneho ariko icy'ingenzi ni uko bene amavoka aba akenewe yarangiza akeneye amata ya soya ariko hirya y'ibyo akamvugisha kuko impamvu zibitera ziranyuranye ntawapfa kuvura atazi impamvu uyu ati uwiteka duhire iyo ufite imitsi yipfunditse mu mfundiko z'akaguru ukoresha iyihe regime ukoresha regime ukagira n'imyambarire iyihe regime iba irimo tungurusumu idatwite ikabamo sereri idatwite ikabamo karoti ikabamo amavuta ya elayo y'ibihwagari ukayanyuranya ariko ukanambara n'imyambaro itagufunze mu nda kandi idakonje ku maguru ubwo bivuze ngo amapantaro ntarimo amajipo magufi ntarimo yayindi y'imyuka ntabamo kuko aya maraso azamuka ava mu birenge aba agomba kuzamukana ubushyuhe kugeza ubwo azagera mu kiziba cy'inda atari yagera ahagarara uyu nawe arandika ati muraho neza witeka wahire mumfashe mumbwire uko wavura kutituma ngiye kumara ukwezi byaranze kwituma mumbwire n'icyaha kibitera murakoze kibitera rero ni impamvu nyinshi inzara amatana n'udukati twa capati twabigutera amibe yabigutera umubabaro wabigutera ariko icy'ingenzi cyihutirwa ufashe pome ugafata onyo ugafata indimu ugafata puwaro ukabitogotesha mu mazi ya litiro 1 ayo mazi ukayanywa 2 ku munsi cyangwa na 3 ibirahuri 3 ku munsi cyangwa 2 yarangiza ukabikora iminsi 4 amara yarakeneye flore zawe ziba zaragiye zandura izo za bagiteri intestinale ziba ari nkeya cyangwa se ari mbi cyangwa zanduye zigeraho zikuzura uturangagiti tukaboheka neza ukituma neza iyo byanze wivurisha inzoka y'amibe uyu arandika ati muraho bene data natwe turabakurikiye ese umugore utwite ugira amashereka ntaba arwaye nta kibazo yego ibi bintu aba ari amahirwe iyo yagize amashereka atwite kandi yarasamye abandi icyo bita prolactine umusemburo uzana amashereka ukwiriye kuza nyuma y'amasaha ni amaraso iyo umuntu amaze kubyara amaraso nyuma y'amasaha make amaraso ahinduka amashereka ni bibi ko ayo maraso ahinduka amashereka umwana akiri mu nda rero ni nayo mpamvu abantu benshi cyane basabwa ko igihe batwite mu kwezi kwa 1 n'ukwa 2 banywa rya bumba ry'icyatsi kibisi ni akayiko gato mu gitondo bavanze n'amazi
akonje akarahuri kamwe ukayanywa mu gitondo ukamara iminsi 11 ukazongera kubikora iminsi 7 mu kwezi kwa gatanu kw'inda yarangiza ubwo icyo gihe nibyo bituma iyo bita umusemburo wa prolactine ugenda ku rugero rwiza. uyu yarandika ati Uwiteka abahire mfite ikibazo umukobwa iyo abura imihango kandi adatwite yakoresha iki murakoze. Bwa mbere ni ukurya agahaga atabwiriwe. Kabiri ni ukureba neza ko atababaye. Gatatu ni ukureba ko atari mu bana ba nyuma. Noneho kimwe muri ibyo icyo yirukankira cyane seleri irimo na romare, kunywa romare, kurya imboga za seleri, gufata avoka n'ironji n'inanasi n'igikoma cy'uburo agakunda kubikoresha bimwe mu gitondo, iby'imboga nimugoroba, ibyo by'imbuto n'igikoma mu gitondo. Agafata n'ibumba ritukura akarivanga n'amazi ya romare agasiga mu kiziba cy'inda rikamara isaha iminsi 8. uyu yarandika ati ni ikibazo cy'imboneramuco cy'imbonezamubano. Arandika ati muraho neza uzanye umukobwa wamubonagamo imico myiza mwamara kubyara akagusuzugura wakora iki? Nawe turamusubiza kuko akundi wakwihangana. Ntabwo ubundi amatungo n'imyenda nibyo bisubira ku isoko, naho umugore cyangwa umugabo ntibasubirayo. Iyo basubirayo bitwa ibivanzu n'abatanye ntabwo nta shema ribamo. Rero ku bw'ibyo mu masezerano ane mu gitabo cyitwa Secret de l'amour aravuze ngo amasezerano ane umuntu agira n'uwo yashatse ngo harimo kuvuga ngo tuzabana bamara batari bashyingiranwa, bamara gushyingiranwa ngo ndagukunda, umwaka washira akavuga ngo nzagukunda ukuri, imyaka 10 yashira ukamubwira ngo nzagukunda n'igihe uzaba utagifite igikundiro. Ku bw'ibyo rero iyo wamaze gukunda umuntu ugomba kumenya neza ko rimwe na rimwe iyo yinaniwe ugiye gukora ha babiri ukihangana. Yarandika ati Uwiteka abahire ikibazo ku kigo cya Nzungu nose umuceri wawukoresha ute udakoboye mudusobanurire. Nagira ngo ku bantu icyo bita decortique iyi miceri muri kureba ntabwo mvuze kwitonora, ntabwo mvuze kwikobora. Bivuga ngo inganda zikora mu buryo bwinshi. Hari aho batonora imashini ya mbere igakoraho cyangwa igishwa cy'inyuma gusa kimeze nk'ikingano ni mbese kandi ari umurama urugano umuceri ukaza usa n'ingano. Hakaba n'igihe banyuzamo bwa mbere ukaza utari umweru cyane, yarangiza akaba n'igihe uza ari umweru cyane kugira ngo babone ukuntu ujye utubuka kandi babone uko bawushyiramo umuti ngo utamungwa. Rero ku bw'ibyo ibyo bakuyeho uruhu bikunda guteza indwara z'uruhu. Uruhu rwa mbere bakuyeho rero muri za alimentation ntigura kimwe ariko ibihari. Uyaranditse ati muraho neza ubwo ibitunga umuryango ari byinshi dukwiriye gufata niba tufite nk'ibiro 25 z'umuceri kuguriramo ibindi biro 5 by'umuceri udakoboye ukavanga waburiye neza. Ati muraho neza ese ko bavuga ko seleri atari nziza ku gitsina gabo nibyo mudusobanurire. Ni baravuga nyine abantu benshi cyane bafite imvugo zivuga ibyo batazi. Nicyo gituma muzabona bavuga ngo mbese ahantu ubwo bakubwira ngo umukobwa umwe agatukisha bose watongana n'umuntu umwe ukanga ubwoko bwose. Seleri ni imboga zitarobanura zireba abantu bose bakwiriye kuzirya. Uyarandika ati Uwiteka abahire mwaturangira umuti w'umuntu wayicaye umwanya amaguru akabyimba yakoresha iki? Abagomba igihe adatwite ariko akabyimba amaguru no kwitera no kwicara bagomba gukoresha igisura, seleri ndetse mu mbuto bakunda gukoresha umwembe abafite ikibazo ku mpyiko, yarangiza ubwo amaraso abazamuka akagenda buhoro, yarangiza ibyo nibyo bakeneye. Seleri n'igisura kuko urikoresha kenshi ni amasaka ni umwembe, ibintu byose bifasha impyiko ntabihuriza hamwe ariko bagenda binyuranye. Uyarandika ati umwigisha arakoze cyane ese umuntu umara amezi 5 atarajya mu mihango yayijyamo ikamara icyumweru kandi ari myinshi haba habaye iki? Nta n'igihungabana rya misemburo twabonye cyane cyane ko umuntu w'igitsina gore iyo gutangira imihango bwa mbere abazayijyamo imyaka 40. Iyo myaka 40 hari aho rero bigera yarangiza yaba ari hafi guca ibyo bita gucura burundu, yarangiza bikajya bigenda bihungabana akavuga ati hagati y'imyaka 46, 48, 50, 52 uhereye munsi
baba barabahereye umunsi umwaka yagiriyemo. Niba yaragiyemo afite 14 ubwo azava mu maraso 54 ayujuje. Niba yaragiye afite 12 ubwo azaviramo mu myaka 52. Niba bityo uko niko ubuzima horologe ibyo bita ritme biologique nuko yubatse. Rero iyo iri hafi gucika itangira kunyuranya, ariko tinayibagiwe ko n'ubundi ya mirire mibi irakomeje. Abantu benshi cyane bakunda kurya ibyo kurya bituma gahunda zabo zita umurongo. Uyarandika ati mwiriwe neza, twakurikiye ibyigisho uko ari 4 twatsinzwe ndetse twanafashijwe. Mutubwirire muganga adufashe kutubwira umuti w'inkabya. Inkabya banza amenye ngo ndeva hehe. Amaraso iyo akomeje gutemberane nabi mu mutsi, hari aho proteine zigera zikaregama. Zaregama zikazatangira kujya zimera nk'akabuye kahagaze muri rigore. Yarangiza bigatuma amaraso ajya agenda yisigaho gato cyane, akazazamo akantu k'agaturugunyu. Rero ngako iyo ukagatangura ngo hakiri kare katari kabibuye, yarangiza ushyiraho ibumba rivanze n'amazi ya rumuri ukarihambiraho nijoro, yarangiza ukabikora iminsi 7 kakantu kakayaga. Ibitari ibyo rero iyo kamaze kubibuye nta kindi bagakorera keretse kukabaga bakagakuramo. Murakoze cyane, reka tubashimire ku mwanya mutanze muha abantu inama z'ubuzima, kandi Imana ibaha umugisha. Reka rero tugere no ku mwanya w'ubuhamya. Hari abatanze ubuhamya.